nishatse kuvuga gato uburyo ki umwuka w'ishyari ari uburozi bubi bwica ubuzima bw'abantu. Satani akoresha abantu benshi akabahindura abarozi, bakabaho baroga ariko batabizi. Kubera iki? Kuko umutima wabo wuzuyemo ishyari. Iyo umutima wuzuyemo ishyari, Satani araza agafata umwuka wawe akawukoresha mu kwica ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu nimba hari ikintu ukwiriye kurwana nacyo mu buzima bwawe, n'umwuka w'ishyari. Ntukagirire ishyari umuntu uwo ari we wese, kubera ko umuntu wese afite umugisha we muri iyi si. Umuntu wese afite ibyo Imana yamuhamagariye. Umuntu wese afite umunsi yavukiyeho, afite